Bite inshuti zanjye, nizere ko meze neza nk'uko mpora mbibifuriza. So uyu ni uwundi munsi ngiye kubereka ibyo nkora, noneho ngiye ndi ku kazi uwo dukorana ntahari, ni umunsi wanjye wo gukora. So ubu ngiye kubereka ibintu byose nkora. Ubu ngiye guhita nzamuka hejuru ngiye koza wa mukecuru mumanure, ubwo nyine ndagenda mbereka ibyo nkora, ariko ntabwo ndi bubajyane muri dushe. Nagira mbabwire ubu ngiye kumukarabya, mwambike, noneho manure warigaburira. Icyo nkora ni ugutegura ameza no kumutegurira imiti. So reka dutangire umunsi rero. Ubu maze gutegura breakfast ya boss, noneho nimara kumanura mama we ndamushyira hano, noneho mpite ngaburira boss. Maze kumukorera french toast, ayikunda kuba nyine akunda ibintu by'abanyafurika, arimo arabyiga gahoro gahoro, ariko indagara zaramunaniye, igitoki yaragikunze, twa tuneke dutoya naberetse yaradukunze. So anyway, reka dutangirane umunsi rero. Hari byinshi ntari bishyire muri kamera, ndababwira icyo ngiye gukora kuko nta kundi kumwerekana mu nzu hose. So ndababwira icyo ngiye gukora, mbereke nyine umunsi wose icyo ndi bukore. Sawa rero, ubwo turasubira. Okay guys, so ndarangije kumugaburira bose, ndarangije kubagaburira. Ubu ngiye gukora amasuku muri dushe zabo, ariko ntabwo natwarayo kamera. Hariyo amafoto yabo n'ay'umwuzukuru wabo, so ntabwo nabikora. Ndagenda mbereka ahandi hose hatari amafoto, ariko hari amafoto ntabwo nabikora, ntabwo mbyemerewe. So ubu ngiye gukora mu madushe, ndangiza ndajya koza ibyombo. Ariko ninjya koza ibyombo ndashyiraho kamera, ariko ntabwo ndi buvuge kuko mukecuru niho ari, ni hafi yaho, aba ari hafi yanjye. So ubwo turasubira ngeze hasi. Okay guys, ahangaha rero murabona ko nandimo noza ibyombo, ndyogesha intoki, ariko nindangiza ndabishyira mu mashini yoza. Aha ndimo ndavugana na mukecuru, sinzi ikintu yarambajije, ngira ngo arambwiye ngo ninkureho kamera. Ntabikunda, ariko nta yindi shuwa nyine. Aha ni ukugira ngo mbereke, hariho abantu bambwiye ngo twe ibintu by'inaha biroroshye, ngo ni ukubishyira mu mamashini niyabikora. No, hano murabona ndabanza nkabyogesha intoki, narangiza nkabishyira mu mashini. Hariya nari maze gushyira imyenda mu mashini yo kumesa, ariko amashati ya boss ndabanza nkayamesa kuko yambara amashati y'umweru ku makora n'ibiki byose, nyine biba ari akazi kenshi kwa. Aha nindangiza koza ibi byombo, hari ibindi ndi bujye gukora, ariko ntabwo ndi bushyireho kamera kuko aho ndi bukorere hari amafoto menshi. Iyi nzu yuzuyemo amafoto yabo, Jesus Christ. Anyways, so aha nagira ngo mbereke ko, cyangwa se nsubize abantu bajya bambwira ngo iby'inaha biroroshye, ngo gukora inaha biroroshye, ngo ibyacu tubishyira mu mamashini ikaba ari ibikora. Oya, murabona nari amasafuriya ndi imbere, iriya safuriya y'umutuku mubona hariya, nizo natetse, nabijijemo igitoki kugira ngo mbashe kugishyira muri freezer. Izindi nakoresheje za petit déjeuner muri buzibone, ngizira muri kote y'iburyo yanjye, nabanje ndazitumbika. Nagiye gukora mu madushe nsize nzitumbitse, ndongera nkoreshe vim kugira ngo zike neza. Amashyiga yo nayarangije kuyahanagura kuko iyo mbifata byose byari kuba, iyi video ari kuba nk'isaha yose, kandi sinkunda kuboherereza video ndende cyane, nzi ko muba mwaguze amayinite. So muri make ni ukubereka ibikeya dukora hano. Ubundi ngiye nkora amasaha 18, ariko bampa pause y'amasaha 2 bayakuramo. Anyway, nzajya mbaha amavideo y'ukuntu umuntu akora inaha, ibiki n'ibiki, ibintu byinshi. Muri make nabonye ari byo mukunda, mumbwire niba ari byo mukunda, nibyo nzabakorera. Anyways, so murabona nabanje kubyogesha intoki nyine, ndimo nganira na mukecuru. Aha arwaye grippe, arimo ariyenza nyine,
ubundi ntakunda kwiyenza ariko iyo arwaye nyine ni buri wese iyo arwaye ariyenza. Aha rero nimubona aho ntunza urutoki ni ahantu yansabye amazi yari yibagiwe aho yayateretse, nyine hariya nari ndebye ibyo arimo, ni ukumwitaho nkwitaho ku ruhinja nyine uba ureba ibyo arimo cyangwa se icyo akeneye, muri make ni ukumwitaho nk'uruhinja muri make. Mayindi yiwe ni nk'iy'uruhinja, so ariko n'umwana mwiza ntagorana keretse nk'uko nyine arwaye, ubundi muricara mukaganira akakubwira amayisitwari muri make mugashyikirana, ariko iyo umugurukanye nawe arakugurukana nyine nuko. Ni umwana mwiza tu sempurema, arashyikirana cyane ariko nyine bijya bicamo sinzi uko nabisobanura nyine. Anyways, ubwo rero ntabwo ndi butume iyi videwo iba ndende cyane, ntabwo ndi bushyireho miziki kuko bashobora kumpa copyright. Muri make ni ukubereka bikeya mu byo nkora. Mwarabonye ndakuraho snow, ndavakiyuminga, ntera ipasi imyenda ya bosi, ariko iyo atari igihe nakoze unsimbura nawe atera ipasi. Muri make tujya dusimburana kenshi, umwe agakora kimwe n'ubundi agakora ikindi, ariko uyu munsi ntiyari ahari. Ibyo muri bwumve bisamira ni hita cyangwa se akuma gashyushya mu nzu kuko turi muri veri, kandi ubu hano ndi muri basement cyangwa se muri susoro harakonje, niyo mpamvu icyo mwumva kiri busamire. Uwo mwumvise ni umuhungu wanjye yari arimo arasakuza ambwira ngo aragarutse, hari aho yari agiye, yari aje kundeba ku kazi. Anyway, reka no kurondogora nyine kugira ngo ntabamarira amayinite. Muri make ni hafi y'ibyo nkora ku munsi, ni byinshi. Ubu aha nirangiza koza ibyombo ndahita mbategurira ibya saa sita, kuko ibyo mukecuru arya si byo bose arya, so buri wese mba nzi icyo ndi bumutegure, cyangwa ndabaza ntashaka iki cya saa sita akambwira. Dore hariya nayo ndimo ndareba ibyo arimo, hari igihe aba arimo aransaba za makiyaje ngo yisige, yibagiwe ko yazisize nkamwibutsa ntumaze kuzisiga, cyangwa se ashaka kohasiyo. Urumva biba ari byinshi nyine. Murabona hariya ni icupa rinini ry'isabune, ntabwo ari ryo dukoresha hariya, dusuka muri kariya gacupa gatoya, kashira tukayishyiramo hariya hasi muri buriya bubati bundi imbere, noneho tugakoresha kariya gato. Karoroshye kugaterura ushyira mu byo woza kuruta guterura kiriya gicupa cyose. Normally kiriya gicupa tumaza nk'ukwezi, kuko dukoresha ibyombo byinshi kabisa. So ntabwo ndi bukomeze kubatindira, kandi nagira mbashimire cyane. Merci ku nkunga muntera, amakomanteri mwohereza, vraiment sinzi uko nabivuga. Merci kuri amavidewo yanjye mukayarangiza, umwanya wanyu muba mwatanze, amayinite muba mwakoresheje, ni ukuri Uwiteka ajya abasubiriza aho mwakuye. Mukomeze musangize amavidewo yanjye n'abandi. Ubwo mumbwiriza ibindi videwo mwifuza ko nabakorera, nzajya nzibakorera. Nzajya ngerageza nohereze videwo imwe byibura nko mu minsi 2, cyangwa se nibishobora, nimba ntagize akazi kenshi nshobora kuzajya nohereza buri munsi, kuko ntago navuga ngo nzajya nohereza uyu munsi uyu n'uyu, oya.
aho naba ngiye kubeshya, hari igihe byahurirana n'uko mfite akazi kenshi cyangwa se mukecuru yansaranye nyine nta mwanya ndi bubone wo kohereza video ugasanga ngiye mu bintu byo kubeshya. So ya reka ndekere aho no kurondogora, ndazi ko iyo mvugana namwe nyine ego mana kurondogora.com kabisa. Sawa rero, Uwiteka abagire neza, tuzasubira muri video itaha. Bye guys.